Imana yacu ishimwe, twongeye kuboneka imbere yawe muri iki gitondo, izina ryawe rihimbazwe. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Muremyi wacu, Mubyeyi wacu, izina ryawe rihimbazwe. Tuzindukiye imbere yawe muri iki gitondo, tuzanywe no kugushima kuko warenze ubugingo bwacu. Turifuza kwigishwa nawe, turifuza kuyoborwa nawe, kandi turifuza umwuka wera. Tugusabye umwuka wawe muri iki gitondo kugira ngo atwigishe, kandi iri jambo rikomerezwe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Tugeze ku cyigisho cya gatatu, aho turi kwiga ibyigisho bivuga ngo guhamagarirwa gutura mu cyaro. Uyu munsi turareba amahirwe yo gutura mu cyaro. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 haranditse ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mu gihe twiga ibyigisho bitugaragariza umugambi w'Imana ku bwoko bwayo muri iyi minsi iheruka y'amateka y'isi, hari benshi mu biyita bategereje kugaruka kwa Yesu bahinyura uku kuri ndetse bakagufata nk'ukuri koroheje kudafite agaciro n'imbaraga. Hari na benshi muzumva bavuga ko ibi ntaho bihuriye n'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu, ariko ndagira ngo mbahamirize kuba ari ubutumwa bwa Mariko wa gatatu mu by'ukuri. Tugiye kongera kwiyibutsa ihame dusanzwe tugenderaho ry'uko muri Luka 24 kugira ngo Yesu yungura abigishwa be ubwenge, yahereye kuri Mose ajya ku bahanuzi no muri Zaburi asobanura neza ibyanditswe kuri we. Uko niko natwe kugira ngo twumve neza, iyo dushaka gusobanukirwa n'ibintu byanditse mu ijambo ry'Imana, tuba dukwiye kureba yuko dushobora kubona aho tubihuza mu itangiriro, mu bitabo by'abahanuzi, muri Zaburi, mu migani, tukaza mu isezerano rishya kugira ngo twumve neza icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iyo ngingo. Nyuma y'umwuzure, Imana yategetse ko guhinga ubutaka bizakomeza kubaho, kandi ko ibihe bizakomeza kubarwa bishingiye ku buhinzi. Nyuma y'umwuzure, Imana yategetse ko guhinga ubutaka bizakomeza kubaho, kandi ko ibihe bizakomeza kubarwa bishingiye ku buhinzi. Itangira igice cya 8 umurongo wa 22 haranditse ngo, isi ikiriho, ibiba n'isarura, n'imbeho n'ubushyuhe, n'impeshyi n'urugaryi, n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Uko niko n'uwavuye mu nkuge yahise atangira guhinga ubutaka. Itangira igice cya 9 umurongo wa 20. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu. Kenshi kwizera kwa Yesu kwagiye kuvugwa mu magambo, ariko ubwo kwizera benshi bavuga ntikwigeze guherekezwa no kumvira, ngo kumvira kugaragarizwe mu bikorwa bya buri munsi. Byagiye bituma batizera bahinyura bizera, kuko babona imibereho yabo ari imwe, nyamara uwo si wo wari umugambi w'Imana. Nyamara ubwo Abisirayeli bavaga mu Egiputa, igihe bari mu rugendo mu butayu, Balamu yagize iyerekwa kuri bo rikomeye agira ati, kubara 23 umurongo wa 9, kuko nitegereje ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare, nkabwitegera ndi mu mpinga z'imisozi, dore n'ubwoko butura ukwabwo ntibuzabarwa mu mahanga. Balamu yitegereza ubwoko bw'Imana, yabonye ari ubwoko butura ukwabwo butazabarwa mu mahanga. Imana yari yarasezeranije Abisirayeli ko nibubaha Uwiteka bakagendera mu mategeko ye, nta ndwara n'imwe mu z'Abanyegiputa barwaraga. Abisirayeli bashoboraga kurwara igihe cyose bubaha Uwiteka. Kuva 15 umurongo wa 26 arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa
kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Uwiteka asezeraniye Abisirayeli ko nibakomeza kumvira amategeko ye bakagendera mu nzira bategetse, nta ndwara mu zo Abanyegiputa barwaraga Abisirayeli bagomba kurwara. Kubera ko isezerano ry'Imana yahaye Adamu ryari ryo gutungwa n'ibikomotse mu butaka, igice cya 29 haranditse ngo, kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Isezerano Imana yahaye Adamu ntiryigeze rivaho. Niyo mpamvu buri muryango ukwiye kugira agasambu nubwo kaba gato ko guhingamo n'inzu nziza yo guturamo. Buri muryango ukwiye kugira isambu yo guhingamo n'inzu nziza yo guturamo. Ahubwo abantu batekereza ko ubwo turi kwiga icyigisho nk'iki, ariko kubw'amahirwe ejo tuzabyiga mu buryo busobanutse, kugira ngo kuko ntabwo twakwigira ibintu byose icyarimwe. Imana yashyizeho uburyo abantu b'Imana bagomba kubaho, uburyo bagomba guhinga ubutaka, aho bagomba gutura, uko inzu igomba kuba imeze. Abantu b'Imana nubwo bagomba kujya gutura mu cyaro, bagomba kuba mu nzu nziza. Kugira ngo ibyo byumvikane neza, ntabwo umuntu w'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuze yuko agomba gutura mu cyaro, umuntu agomba kugenda ngo najya mu cyaro ajye kuba mu kantu k'akazu gasa nabi. Oya, kuko kugira isuku ni itegeko ry'Imana, kuba mu nzu nziza nabyo nk'uko tuzabibona nabyo ni itegeko ry'Imana. Mu gitabo Country Living page ya 12 haranditse ngo, aho bishoboka hose inshingano y'ababyeyi niyo gushakira abana babo aho baba mu cyaro. Mu gitabo cyitwa Fundamentals of Christian Education page 327 haranditse ngo, ababyeyi bafite umurimo wo guhinga naho kuba hameze neza ni abami n'abamikazi. Vuba bidatinze abantu bose bagiye kubona neza, kandi ibyo byaratangiye, ko umuntu ufite umurima we wo guhinga akaba afite inzu ye yo kubamo, uwo muntu ari umwami, umugore wari umwamikazi. Benshi kubera ubuzima bugoye bwo mu mijyi ntibashobora kuzigama mu mibereho yabo. Niyo mpamvu iyo habaye impamvu ituma akazi gahagarara, ubuzima bw'abagize umuryango wose burahazahara. Mu gihe kuba mu cyaro bitera kuzigama, mu gihe gito kiri imbere, kugura no kugurisha ntibizashobokera umuntu wese wubaha Imana agakurikiza amategeko yayo, kandi nta n'umwe uzi igihe uko kizaba kingana. Icyo tuzi nuko twahamirijwe n'Imana ko kugura no kugurisha bitazashoboka. None niba ubuzima bukugora mu kwezi kumwe umushahara wahembwa guhagaze, bizakugendekera gute ubwo kugura no kugurisha bizaba bidashoboka? Mu kwezi kumwe gusa akazi gahagaze, abantu benshi ubuzima buhita buhagarara. Abana bagahagarika amashuri, inzu babagamo igatezwa cyamunara, imodoka bagendagamo nuko. Hahandi wari waramenyereye kujya gufata ideni kuri butike uzi yuko uzishyura ukwezi gushize, kwa kwezi ukaba utagishobora kwishyura. Ukaba nta mafaranga ufite yo kugura amakara, kandi vuba bidatinze ibyo mu mijyi n'amakara byo bigomba gucika. Ukaba nta bushobozi ufite bwo kugura gaze, kandi wari warimenyereje yuko mu mujyi ujya kugura amakara mu kadobo. Ntabwo uzagura gaze mu kadobo. Niba udafite amafaranga ashyitse yo kugura gaze uko ibiro byateganijwe, ubwo kubaho kwawe bigomba kukugora. Benshi banezezwa n'ubuzima bwo mu mujyi kuko babona bafite amazu meza babamo, ndetse umuntu akavuga ati nubatse inzu 3 cyangwa 4, igihe nzaba ntahembwa za nzu zizanyishyura. Mbese igihe coronavirus yari irimbanije abantu bafungiranye mu mago, mbese amazu yawe wari uyitezemo amafaranga, wari witeguye kuzishyurwa? Hari benshi batazishyurwa, kandi abantu baberaga mu mazu kuko abo bantu batashoboye kubona akazi, imirimo bakoraga yarahagaze. None wowe wishingikirije ku nzu wubatse mu mijyi, bizakugendekera.
mu gitabo Country Living paje ya 9 n'iya 10 aranditsemo, inshuro nyinshi Uwiteka yatwigishije ko abizera bagomba kwimura imiryango yabo bakayikura mu mijyi bakayijyana mu cyaro, aho bashobora kwibonera umusaruro w'ibibatunga, kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Twagomba gutangira gushyira mu bikorwa amabwiriza twahawe inshuro nyinshi agira ati, musohoke mu mijyi mujye gutura mu turere tw'icyaro, aho amazu atarundanye, aho muzagira umudendezo wo kudakomwa mu nkokora n'abanzi. Kubw'imiruho ya buri munsi n'amaganya, abantu b'Imana turagirwa inama kuva mu mijyi tukabaho ubuzima butuje bufite amahoro, kandi tukimenyereza twe n'abana bacu gukoresha amaboko. Mu bihamya by'itorero umuzingo wa 4 paje 36 haranditse, ni iby'ingenzi kuri mwe gutandukana n'amaganya maze mukerekeza mu cyaro, aho ibyangiza ubwenge bw'abasore bidafite imbaraga nyinshi cyane. Ni iby'ukuri ko no mu cyaro utazaba utandukanye n'ibibi burundu n'amaganya no guhangayika, ariko muzarindwa ibibi byinshi, kuko muzugarira amarembo ibishuko byinshi bitera bigambiriye kwangiza intekerezo z'abana banyu. Bakeneye imirimo ndetse n'ibibahuza icyarimwe. Ubwigunge bw'abana mu rugo rwabo rwo mu mujyi bwatumye batanyurwa ndetse banahangayika, bityo bagira akamenyero ko kwihuza n'abapfapfa, bityo bagira ingaruka y'uburere bubi. Imibereho mu cyaro izababera myiza cyane, kuko gukorera mu mwuka mwiza bibatera ubuzima bwiza mu by'umwuka no mu by'umubiri. Tugomba kugira akarima ko guhingamo kazabaho kwidagadurira naho gukorera imirimo y'ingenzi. Guhinga imboga n'indabo byagura ibyo umuntu akunda kwibaza, ari nako bidusobanurira mu buryo bwimbitse ibyaremwe n'Imana, ubwiza bwayo n'akamaro kayo. Nituyoborwa n'Umuremyi ari we mwigisha wa byose, intekerezo zacu zizashikama kandi ziboneye. Hari imigisha myinshi Imana yasezeraniye abana bayo bayumvira bagakura imiryango yabo mu mijyi bakayituza mu cyaro. Mu gitabo Fundamentals of Christian Education paje 326 na 327 haranditse, isi ifite imigisha myinshi izigamiye abafite umwete n'ubushake no kwihanganira gushakisha ubutunzi bwabo. Abahinzi benshi ntibabonye umusaruro bagakwiye kuvana mu murima wabo, kuko bafata umurima wabo w'ubuhinzi nk'umurimo usuzuguritse. Ntibamenye ko muri uwo murima harimo umugisha wabo ubwabo ndetse n'uw'imiryango yabo. Umuntu w'Imana agirwa inama yo guhinga ubutaka, nubwo akarima kaba gato bwose. Umuntu w'Imana, Imana izamwungura ubwenge bwo guhinga uwo murima kandi uvemo ibimutunga. Igihe cyose umuntu w'Imana azahinga ubutaka, azabonamo ubutunzi atakeka. Mu gitabo cy'uburezi, igitabo cy'icyongereza paje 11 n'ijana haranditse, mu guhinga ubutaka umuhinzi mwiza azabona ubutunzi atakekaga. Nta n'umwe wagera ku musaruro mu buhinzi atitaye ku mategeko abugenga. Amakene yihariye ya buri gihingwa agomba kwigwa. Ibihingwa by'ubwoko butandukanye bikenera ubutaka n'imihingire bitandukanye. Kubahiriza amategeko agenga buri gihingwa nibyo bizana umusaruro. Ubwitonzi busabwa mu kugemura no gutera ibimera kugira ngo hatagira umuzi wangirika cyangwa bigaterwa hadakwiriye, kwita ku bimera bikiri bito, kubyanganya amahage no kubivomerera, kubirinda ubukonje bukabije nijoro n'izuba ryotsa ku manywa, kubagara, kubirinda indwara n'udukoko twangiza no kubikorera, ntibyigisha gusa amasomo y'ingenzi mu gukuza imico, ahubwo n'uwo murimo ubwawo ni uburyo bwo gukuza ubwenge. Mu gutoza urubyiruko kwigengesera, kwihangana, kwita kuri buri kantu kose no kumvira amategeko y'ibyaremwe, ibyo byose bitanga uburere bw'ingenzi. Kugirana umusabano uhoraho n'ubwiza bw'ibyaremwe ni ubwiru bwo kubaho, kimwe no gukabakabwa kuzana no gukorera ibiremwa byiza by'Imana. Bitera abana kugira intekerezo zibangutse, bigatunganya kandi bigakuza imico. Burya hari ubwo abantu bibeshye yuko abana bo mu mijyi bazi ubwenge kurusha abana bo mu cyaro, ariko ibyo ni ukwibeshya. Abana bakuriye mu cyaro, mu giturage, ibyo ngibyo ndabizi neza yuko abanyumva ibyo babizi neza. Hari urwego rw'ubumenyi baba bafite abandi bana badashobora kugira. Muri urwo rwego rw'ubumenyi ngiye kubabwira ikintu gikomeye
abana bavukiye mu cyaro cyangwa bakuriye mu cyaro bazi kwirwanaho. Abo bana bafite ubuzima bwiza, kubera ko nawe ibaze umwana uvuka akaba agomba kujya kwiga mu kilometero 1 cyangwa 2 agenda n'amaguru, akaba azi kujera igihe ubwe atarindiye imodoka, aho akaba azi ahantu bagenda iminota iyi n'iyi, ahangaha bagenda iminota iyi n'iyi. Gutura mu cyaro bizana urukundo no kumenya. Abana batuye mu cyaro baba bazi ingo hafi ya zose zo mu misozi baturanye, baba bazi kugira ubucuti, abazi ko agomba kujya gusura inshuti iri ku musozi umwe cyangwa 2, abazi kwihanganira ibirushya byo mu nzira. Uyu mwana abasobanukiwe n'ibintu byinshi kuruta umwana wo mu mujyi. Niyo mpamvu niyo agiye mu ishuri, bana namutse bashyize muri kondisiyo zimwe ukabashyira mu ishuri rimwe, umwana wo mu cyaro yakumva ibintu vuba kurusha abandi. Benshi baravuga bati ko nigeze mpinga nkaba nazi gufata neza ubutaka nzabigenza nte? Nyamara Imana yiteguye kuduhugura ku bumenyi buke dufite no kutwigisha ibyo tudasanzwe tuzi. Mu gitabo Fundamentals of Christian Education paji 326 cyangwa se uburezi bw'ibanze bwa Gikristo paji 326 haranditse: uwigishije Adamu na Eva gufata neza ingobyi ya Edeni yiteguye no kwigisha abana bo muri iki gihe. Imana yigishije Adamu na Eva uburyo bagomba gufata neza ingobyi ya Edeni, yiteguye no kudufasha twe n'abana bacu uburyo tugomba gufata neza aho dutuye. Ubwenge bufitwe n'uhinga umurima akawubimamo imbuto ndetse akawushyiramo ibimera. Isi yuzuyemo ubutunzi buhishe, kandi Imana ishaka ko ibihumbi n'uduhumbi tw'abantu birundanyije mu mijyi ko bayivamo bakajya guhinga ubutaka kugira ngo bagerageze amahirwe yabo, maze barebe ko aribo bakwirongera amahirwe muri ubwo butaka. Abatuza imiryango yabo mu cyaro baba birinze ibishuko byinshi. Abana babana n'ababyeyi bakunda Imana kandi bakayubaha, baba bafite amahirwe yo kuhigira ibyigisho byinshi biturutse ku mwigisha mukuru, we soko y'ubwenge bwose. Bafite amahirwe menshi yababashisha kugira imico izabemerera kwinjira mu bwami bw'Imana. Umwana wese wakuriye mu giturage mu rugo rwubaha Imana afite amahirwe akomeye yo gukurana imico n'ingeso bya Gikristo bizamuhesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana ubwayo niyo yatanze amabwiriza ndetse n'ubwenge bwo guhinga ubutaka. Mu gitabo Adventist Home page 44 haranditse: bitewe no kutumvira, Adamu na Eva banyazwe Edeni n'isi yose iravumwa ku bw'icyaha. Ariko iyo ubwoko bw'Imana bukurikiza amabwiriza bwahawe, igihugu cyari kugumana uburumbuke bwacyo n'ubwiza bwacyo karemano. Uwiteka ubwe yahaye amabwiriza Isirayeli arebana n'uko bahinga ubutaka n'uko bakora mu kubuvugurura. Bityo binyuriye mu mabwiriza mvajuru, igihugu cyose cyari cyaragenewe kubabera icyigisho kibereka ukuri kw'iby'umwuka. Kuko iyo amategeko yagenga ibyaremwe yubashywe, ubutaka nabwo bwera umusaruro wabwo, kandi nimukumvira amategeko mbonezamubano, Abisirayeli bashobora kugaragaza imico y'isumba byose. Tugomba kwiga inyigisho z'iby'umwuka mu buzima busanzwe. Ubutumwa ku basore, igitabo cy'icyongereza paji 365 haranditse: Imana ituzengurutse ibyiza byinshi bikomoka mu byaremwe kugira ngo bitureshye. Yifuza ko duhuza ubwiza bw'ibyaremwe n'imico yayo. Nitwiga twitonze igitabo cy'ibyaremwe, tuzagisangamo imbuto z'urukundo n'imbaraga zitagira akagero z'Imana. Adventist Home page 44 harakomeza: inyigisho za Yesu ntizibanda ku munsi w'ikiruhuko, ahubwo zibanda ku cyumweru cy'imirimo. Niyo mpamvu mu migani ya Kristo muzasanga imigani myinshi yaravugaga ashingiye ku byaremwe ndetse n'akazi. Mu mirimo yo kubiba, mu mirimo yo kuhira no gusarura, atwigishirizamo kubona ishusho y'umurimo w'ubuntu mu mitima yacu. Muri buri shami ry'umurimo w'ingirakamaro no mu bo tubana nabo mu buzima, Imana yifuza ko dushyira mu bikorwa ukuri kwa Bibiliya mu mirimo yoroheje ya buri munsi,
kandi igihe dukora dutyo ntibizaduhuza ku buryo twibagirwa Imana. Iyi mirimo izatwibutsa umuremyi n'umucunguzi wacu budatuza. Bimeze nk'umunyururu w'izahabu, gutekereza ku Mana bizagenda bigaruka mu mirimo yose yo mu rugo. Ubwiza bwe buzatugaragarira bundi bushya binyuze mu byaremwe. Tuzamenya biruseho ukuri ko mu ijuru, kandi tuzagenda turushaho kwegera kwera ko mu ijuru. Dukwiye rero kumenya ko amategeko agenga ibyaremwe ni nayo mategeko agenga abantu. Mu gitabo Education page 102-103 haranditse: umwigisha mukuru yayoboraga abamwumvaga ku byaremwe kugira ngo babashe gutegera amatwi ijwi ry'Imana rivugira mu byaremwe byose. Kandi igihe imitima yabo yabaga imaze koroha n'intekerezo zabo zikingutse, yabafashaga gusobanura inyigisho z'iby'umwuka zikubiye mu byo barebaga. Mu nyigisho ze habagamo ibyakuraga intekerezo zikareshya buri mutima. Bityo aho kugira ngo inshingano za buri munsi zibabera umutwaro uvunanye, zitarangwamo intekerezo zihanitse, zoroshywaga no guhora bibuka iby'umwuka bakwiye kuzigira. Uko niko natwe tugomba kwigisha. Ni ngombwa ko abana bagomba kwitegereza urukundo n'ubwenge bw'Imana mu byaremwe. Reka gutekereza Imana babyigire ku kwitegereza inyoni, uturabyo n'ibiti, maze ibigaragara byose bibabere ubusobanuzi bw'ibitagaragara, kandi bibaho mu buzima byose bibabere uburyo mvajuru bwo kwigisha. Nibamara kwigira mu byaremwe byose ndetse n'ibibaho mu buzima, noneho bereke ko amategeko y'Imana agenga ibyaremwe n'ibibaho mu buzima ari nayo agomba kutugenga natwe, kandi ko yatangiye kutugirira neza, ndetse ko umunezero nyakuri n'intsinzi mu buzima bishobora kugerwaho gusa ari uko twumviye amategeko y'Imana. Imana yashyizeho ubuhinzi ngo tubwigireho ibyigisho bikomeye. Niyo mpamvu imigani ya Kristo yigishaga myinshi yabaga ishingiye ku buhinzi, kubiba, kubagara, gusarura no guhunika. Ibyo byose bikaba ari ibyigisho bikomeye bikwiye kwitabwaho igihe cyose hakorwa umurimo w'ubuhinzi. Igihe Yesu yigishaga ibyo guhinga, uburyo umubibyi yasohoye imbuto, uburyo imbuto zimera, uburyo imbuto zimezwa n'imvura, ari imvura imeze imbuto bwa mbere, ariyo mvura yitwa imvura y'umuhindo. Yigisha kubagara, yigisha uburyo iyo imbuto zimaze gukura zikenera imvura y'itumba. Yigisha gusarura, iherezo ry'umusaruro yigisha guhunika. Ibyo byigisho byose biragoye gusobanurira umuntu amagambo y'Imana muri Bibiliya, umwana uba mu mujyi atazi ibyo bintu uko bikorwa. Kandi ijambo ry'Imana ntiriteze guhinduka kugira ngo uwo muntu abyumve. Umwana utarigeze ubona aho bahinga ngo amenye gutandukanya imvura, amenye yuko imvura mu gihe cy'itangira ry'ihinga ariyo mvura y'umuhindo, ngo igihe asobanurirwa iby'umwuka wera asobanurirwe ibyo bintu muri ubwo buryo, ngo asobanurirwe uburyo umutima w'umuntu Imana yawugeranije n'umurima, asobanurirwe ubutumwa bwiza uburyo bugereranywa n'imbuto, ngo arebe uburyo imbuto zikura, arebe uburyo imbuto zisarurwa, arebe uburyo urubuto rwabibwa ari rumwe rukura rukavamo imbuto nyinshi. Byamugora uyu munsi kumusobanurira imirimo ikomeye y'Imana ndetse n'amahame shingiro ngenderwaho yo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu ari iby'ingenzi cyane kwimurira abana bacu mu cyaro kugira ngo bamenye imirimo ikomeye y'Imana. Mu gitabo Education page 4-111 haranditse: mu masomo hafi ya yose atabarika dukura mu nzego zitandukanye z'imikurire, afite agaciro gakomeye ni ayandi akubiye mu mugani wo gukura kw'imbuto wavuzwe n'Umukiza. Uwo mugani ukubiyemo amasomo y'urubyiruko n'abakuze. Kumera k'urubuto byerekana itangira ry'ubuzima bw'iby'umwuka, naho gukura kw'ikimera bikerekana iterambere ry'imico. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi igihe twigisha abana. Kumera k'urubuto byerekana itangira ry'ubuzima bw'iby'umwuka, naho gukura kw'ikimera byerekana iterambere ry'imico. Igihe ababyeyi n'abigisha bagerageza kwigisha aya masomo ajya ashyirwa mu bikorwa, reka abana ubwabo bategura ubutaka kandi babibe imbuto. Igihe bazaba bakora, umubyeyi cyangwa umwigisha ashobora kubasobanurira ko umutima nawo ari akarima gashobora kwakira imbuto nziza cyangwa mbi kabibwemo, kandi kuko umurimo utegurwa ngo wakire imbuto, ari nako umutima ugomba gutegurwa ngo uterwemo imbuto y'ukuri. Nta muntu wategereza gusarura aho atigeze ahinga.
nta gutezuka cyangwa kurambirwa umuntu agomba gutegura ubutaka akabiba agahinga kandi akita ku musaruro. Ni nako bikwiriye kugenda mu kubiba imbuto z'iby'umwuka. Niyo mpamvu ari ibintu by'ingenzi igihe twigisha abantu. Tugomba gufata ibyemezo byo kuva mu mijyi tukajya aho dushobora kwigishiriza abana bacu imirimo y'intoki z'Imana no kurandura ingeso mbi muri bo nk'uko urwiri rurandurwa mu murimo uhingwamo. Mu gitabo cyitwa Counsel to Teachers, Parents and Students, paji 24 haranditse uko bishoboka kose umuryango ugomba kuba kure y'umujyi aho abana bazabona akarima ko guhingamo. Buri wese akwiriye kugira akarima ke ko kwiharikamo, maze uko uzajya ubigisha guhinga no kuringaniza amayogi yo guteramo imbuto n'akamaro ko kubagara ukarandura urwiri rwose, aba ari nako uzajya ubigisha nanone uburyo ari ikintu cy'ingenzi kugira imibereho itarangwamo ikibi n'ingeso z'ubugizi bwa nabi. Mubigishe kurandura ingeso mbi nk'uko barandura urwiri mu mirima yabo. Bizamara igihe kirekire wigisha ibyo byigisho, ariko bizagira umumaro ndetse ukomeye cyane. Kumvira Imana rero bizana umunezero mu muryango, bikaba igihamya cyo kwizera kwacu. Mu gitabo cyitwa Christian Temperance and Bible Hygiene, paji 44 yaranditse ababyeyi bategekwa n'Imana gutuma aho batuye hahwana n'ukuri bamamaza. Bashobora kwigisha abana babo ibyigisho bitunganye, maze abana bakiga guhuza iwabo ho mu isi n'iwabo ho mu ijuru. Umuryango wo mu isi ukwiriye gukora uko ushoboye kose ngo ube icyitegererezo cy'uwo mu ijuru. Ibishuko byo kwishimira ibibi byo mu isi bizabura imbaraga rwose. Abana bakwiriye kwigishwa ko bageragezwa mu isi kandi bakigishizwa kuzaba abaturage bo mu mazu Kristo ategura abamukunda kandi bagakomeza amategeko ye. Niyo mpamvu ukuri twamamaza abantu bazagupimira iwacu mu rugo ngo barebe neza ibyo tuvuga ko biri iwacu mu rugo. Uko niko umugabekazi w'Isheba yumvise ibya Salomo n'ubwenge Imana yamuhaye, bimukuriwe aza kureba koko niba ibyo bavuga kuri Salomo ari ukuri. Kuri iyi ngingo Salomo yahamije Imana mu mibereho ye yo mu rugo. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 umurongo wa 4 kugera wa 8 haranditse nuko umugabekazi w'Isheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino n'urwuriro yazamukiraga hajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, abagaragu bawe barahirwa bakwibera imbere iminsi yose bakumva ubwenge bwawe. Mu gitabo Abahanuzi n'Abami, paji 55 basobanura amagambo baranditse. Umugabekazi w'Isheba arangije gusura, yari yamaze kwigishwa rwose na Salomo ibyerekeye isoko y'ubwenge bwe no kugubwa neza kwe, ku buryo byamuteye noneho kudasingiza umuntu, ahubwo aravuga, Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose, nicyo cyatumye akwimika mu guca imanza zitabera. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 umurongo wa 9. Icyo ni cyo Imana yashakaga ko abantu bose bamenye, kandi igihe abami bo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bamenye ubwenge Imana yashyize mu mutima we. Salomo yamaze igihe yubahisha Imana abinyujije mu kubereka ko ariyo muremyi y'ijuru n'isi, umutegeka w'isanzure, akaba na nyir'ubwenge bwose. Igituma rero abantu badakunda gutura mu cyaro nuko bavuga ko ari abantu b'Imana batuye mu byaro. Akenshi iyo ubasuye usanga gutura mu byaro benshi byaratumye baba abanyamwanda. Wagera ugasanga ni urugo rw'umwana. Uwo muntu wareba ibyo yambara ukabona ni umunyamwanda, wabona imibereho afite ukabona ni iy'umwana. Nyamara uwo ntabwo ari umugambi w'Imana. Ntabwo abantu b'Imana bagombaga kwiga imibereho n'imikorere babyigiye mu mijyi, ahubwo abantu bo mu mijyi bagombaga kujya kwigira mu byaro kugira ngo barebe uko abantu b'Imana babayeho. Iyo ijambo ry'Imana ribwira abantu gutura mu cyaro, ntabwo bivuze ko kubaho ubuzima bubi busuzuguritse. Kurya nabi ntabwo bivuze yuko abantu bagomba kuba mu cyaro barya nabi.
ntabwo bagomba kwambara nabi cyangwa kugira umwanda, ahubwo bivuze ko bagomba kubaho neza, bagatura heza, bagahumeka umwuka mwiza, bakigira ku mirimo y'intoki z'Imana mu byaremwe. Ejo tuziga neza uko umuntu w'Imana agomba kubaho, aho umuntu w'Imana agomba gutoranya ikibanza cyo kubakamo, uko agomba kubaka inzu n'uko agomba kubana n'ibidukikije. Rero abantu benshi niyo bimutse bakajya mu byaro, ntabwo babanza ngo basuzume inama z'Imana kuri iyo ngingo kugira ngo ibyo bakora bahabwe umugisha n'Imana. Kuva mu migi rero byateganijwe gukorwa mu buryo bukurikira. Kwimuka bigomba gukorwa mu buryo butatu. Ndagira ngo uburyo ubutega amatwi aho uri hose, kubera ko biragufasha kumenya umugambi w'Imana. Ntabwo Imana yigeze ivuga ibintu ngo none uwabikoze mu buryo byavuzwe abure guhabwa imigisha y'abakiranutsi. Tugomba rero kumva ko kwimuka byateganyijwe mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, ubwo abantu b'Imana bazabona ibimenyetso byo muri Matayo 24 bikomeza kwiyongera, abantu b'Imana bagomba gusohoka mu migi minini bakajya mu cyaro, ariko aho bashobora kuva bakabwiriza imigi. Niyo mpamvu Benedict yavuze ngo kuva mu migi minini abantu bajya mu migi mito. Iyo bavuze kujya mu migi mitoya ni kugeranya, murabona mu Rwanda twese abantu hafi ya bose batuye mu midugudu. Ni nko kuva rero mu mujyi munini ukajya mu mudugudu. Ahantu abatuye mu midugudu burya bagira imirimo yo guhingamo, ahantu ubasha gutura ariko ukagira aho ujya guhinga hafi y'urugo. Nibyo ngibyo yavugaga mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya 2 paje 247 haranditsemo imigi igomba kuburirwa n'abantu baturutse hanze yayo. Intumwa y'Imana iravuga iti, mbese imigi ntizaburirwa? Yego, nyamara ntabwo izaburirwa n'abantu bayituyemo, ahubwo bazajya bayisura kugira ngo bayiburire ibigiye kuba ku isi. Abantu bagomba kuva mu migi minini muri iki gihe, abantu batuye badafite isambu yo guhinga, bakajya hafi y'imigi mitoya aho bashobora guhinga. Ariko kandi aho bashobora no kuva bakabwiriza ubutumwa. Ntabwo babwiwe uyu munsi ngo ujye gutura ahantu mu cyaro mu ishyamba ahantu udahura n'abandi. Bene ubwo buryo ntabwo ari bwo buryo Imana yateganije. Uburyo bwa kabiri tubonye yuko icyiciro cya mbere, igihe tubona ibimenyetso byo muri Matayo 24 umurongo wa 15, Luka igice cya 21 umurongo wa 20 na 21. Ibyo bintu tubibonye tugomba guhita tuva mu migi minini tukajya mu migi mu midugudu cyangwa se hafi y'imidugudu, ariko aho dushobora kubenefisiya no kubikorwa remezo bihari. Aho ushobora kubona umuhanda ku buryo ufata inzira ukajya kubwiriza ubutumwa, aho abana bashobora kubona uko bajya kwiga. Ntabwo Imana yateganyije ko muri ubu buryo bwa mbere abantu bagomba gutura bonyine. Icya kabiri, uburyo bwa kabiri, ubwo itegeko ry'icyumweru rizatangazwa, abantu b'Imana bose bagomba kujya mu byaro, kuko ikibazo cyo kugura no kugurisha kitazaba kigishobokera abakomeza amategeko y'Imana. Bivuze ngo n'uwari uri ahantu adashobora kubona ukuntu ahinga ategereye isambu cyane, agomba guhita yegera isambu, kubera ko kugura no kugurisha bizaba bidashoboka. N'uwari waragiye mu mujyi akaba yari afite ka business gato yakoraga, itegeko ry'icyumweru niritangazwa ibyo ntibizaba bigishoboka. Ndetse kubera yuko n'abana bagomba kwiga ku munsi w'isabato kandi abubaha Imana bakaba ibyo bintu badashobora kubyemera, ntabwo bizaba ari ngombwa yuko noneho baba begereye amashuri, kuko kuyigamo bizaba bidashoboka. Ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 paje 12 haranditsemo, igihe kirihuta bwangu ubwo imbaraga iyobora amashyirahamwe y'abakozi azaba abangamye cyane. Inshuro nyinshi Uwiteka yatanze amabwiriza ko abantu bacu bagomba gukura imiryango yabo mu migi bakayijyana mu byaro, aho bashobora kwishakira bizabatunga, kubera ko mu gihe kizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Guhera none twari dukwiye kumvira amabwiriza twahawe kenshi. Nimuve mu migi mujye mu turere tw'icyaro aho amazi adacucitse, ari naho mutazabangamirwa n'abanzi. Uburyo bwa gatatu rero, ubwo ibyago 7 bizatangira kwisuka ku isi, abantu b'Imana bazava mu masambu n'amazu yabo bahungire mu misozi n'ibihanamanga kubera guhunga itegeko ry'urupfu. Aha ntibazaba bagikeneye gutungwa n'ubuhinzi,
kuko ibyago 7 bizatuma izuba rikora nk'ibyo ryakoze mu gihe cya Eliya. Uko Imana yatunze Eliya niko izatunga abana babo. Intambara ikomeye, paji ya 33 haranditse. Abakristo bakurikiranwaga uko aho bahungiye hose bahigwaga bunyamaswa. Byabaye ngombwa ko bihisha ahantu hadatuwe. Banyazwe byose, bakababazwa, bakagirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga, nk'uko biri mu Baheburayo igice cya 10:37-38. Intambara ikomeye, paji 444 haranditse. Igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana, mu bice byose by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo batsembe abantu b'Imana hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi butababarira n'umwe. Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiye muri kasho zicuza umwijima, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga, bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde, mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kubamarira ku icumu. Muri iki gihe rero ntabwo abantu b'Imana none bazaba bagikeneye kuba mu mazu yabo bubatse, ahubwo bazaba barahungiye mu bihanamanga no mu misozi. Ndagira ngo ubu ibintu bitatu rero byumvikane. Igihe tubona ibimenyetso byo muri Matayo 24:15, Luka 20:20-21, tugomba guhita tuva mu migi minini. Igihe itegeko ry'icyumweru ritangajwe, abantu b'Imana bagomba kuva mu migi mitoya bagatura mu masambu yabo, aho babona yuko nta kindi bagomba gukora usibye gutungwa nayo, kuko ntibazaba bishyura amashanyarazi kuko kugura no kugurisha ntibizabishobora. Ntibazaba bishyura amazi kuko kugura no kugurisha ntibizabishobora. Bagomba kuba batuye aho bashobora kubona amazi avomwe mu mugezi cyangwa kwiri. Ibyo rero ntabwo bizabasaba gutura mu migi, ntabwo bizabasaba gutura mu migi mitoya nk'uko tumaze kubibona, ahubwo bizabasaba kwibera ahantu hatuje. Icya gatatu, abantu b'Imana igihe itegeko ry'urupfu rizatangazwa mu gihe cy'ibyago 7, na ya mazu bari barimo bazayavamo. Rero Imana yateganyije ko abantu b'Imana bagomba kumvira umurongo wayo, bakagenda buhoro bakurikije uko ijambo ry'Imana rigenda rivuga. Kuri buri ntambwe ntibagire intambwe basimbuka. Hari ubwoko bubiri bw'abantu bazafata imyanzuro idakwiye kandi bigasoza barimbutse. Abo bantu ni ubwoko bwa mbere, abantu bafata icyemezo cyo kuva mu migi badasanzwe babana n'Imana, nta n'umugambi wo kwihana bageze mu mibereho yabo, ahubwo bakagenda kure y'aho bahurira n'abandi bantu, bakumva ko bahunze ibibazo by'isi kandi ko bagiye kuba bonyine, ko aho bagiye bazahigira gukiranuka, nyamara mu buzima busanzwe basuzugura amahame y'Imana. Bakimuka kubera inarijye kuko bumva bafite ubushobozi, bakagenda nta muntu witeguye gufasha, bumva bihagije ubwabo. Aba bantu ntibazatinda kwiheba no gusubira inyuma. Tugomba kujya ahantu tubasha gukora umurimo w'Imana, ahantu abana bashobora gukomeza amashuri igihe bigishoboka, ahantu hagendwa kandi dushobora kubonera umudendezo. Umuntu rero w'Imana agomba kujya ahantu hagendwa, ahantu ashobora kubonera umudendezo, ahantu igihe bigishoboka abana bashobora kujya ku ishuri, ahantu abona benefisiya ku bikorwa remezo bihari. Umuntu rero uzafata ibyemezo ashingiye ku narijye akagenda wenyine ati jyewe ndumva ahantu nabonera isambu yo gutura njyenyine ntikoza abantu nahangahe ubunaka, akagenda muri ubwo buryo atagishije Imana inama, atabanje gusenga ngo amenye ibyo agiye gukora, asaba Imana kumuyobora, uyu muntu ntazatinda gutsindwa kandi azabona yuko ibyemezo yafashe byari bihubukiye. Nguko uko abantu benshi bagiye bafata iyo myanzuro bikarangira bagarutse mu mujyi kandi bakaba batazava mu migi rwose. Abandi bantu ba kabiri bafata imyanzuro mibi, abantu biyita ubwoko bw'Imana butegereje kugaruka kwa Yesu, banze kumvira ijwi ry'Imana bagasuzugura umuburo, bakavuga ngo ntacyo tuzaba, Uwiteka ni umunyembabazi, afite ukundi kuntu azabigenza, reka twigumire mu mujyi. Aba nabo uyu mwanzuro wabo ni mubi, ni kimwe n'abafashe umwanzuro wo kujya gutura bonyine baranze kwihana, basuzugura amahame y'Imana, bakavuga ati tugiye mu cyaro niho tuzakirizwa. Mbere y'uko umuntu w'Imana ahaguruka, agomba kubanza agahamanya n'ijambo ry'Imana, akabanza kumvira Imana,
kandi uyu ni umwanzuro ukomeye ukwiye kubanza gusengerwa. Abagize umuryango bakajya imbere y'Imana bakicishiriza bugufi imbere y'Imana, basaba gusobanukirwa kandi biteguye kumvira buri muburo. Aba ba kabiri rero bitwa abantu b'Imana, twe tuzigumira mu mujyi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tugume mu mujyi niho Kristo azadusanga. Bene ayo magambo mureke abantu bakomeze bivugira ayo magambo, ariko vuba bidatinze bazabona neza ko bibeshye cyane banze kumvira umugambi w'Imana. Zefaniya igice cya mbere umurongo wa 12 haranditse, icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpa n'abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Tugana rero ku musozo, babyeyi mushaka uko mwatura mu cyaro, mukura abana banyu mu migi bigishoboka. Mu ibaruwa ya 47 yo mu cya 903 nawe yaranditse, igihe cyose Imana izaba ikimpaye imbaraga zo kubwira ubwoko bwacu, sinzigera ntuza kubwira ababyeyi ko bakwiriye kuva mu migi bakajya mu cyaro, aho babona ubutaka bwo guhinga bakigira mu gitabo cy'ibyaremwe inyigisho zo kwera no kwicisha bugufi. Ubutunzi bw'ibyaremwe ni umuhamya w'ubucece w'Imana iduha kugira ngo twigishe ukuri kw'iby'umwuka, bitubwira iby'urukundo rw'Imana kandi bikaduha ubwenge bw'umunyabugeni ukomeye n'umwigisha mukuru. Yeremiya igice cya 4:6 haranditse ngo, mushinga ibendera herekera i Siyoni, mwiyarure ntimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikazi no kurimbuka gukomeye. Ndasaba Imana muri iki gitondo ngo duteze amatwi wumve neza yuko Imana niyo yashyizeho umugambi w'uburyo abantu b'Imana bagomba kuva mu migi. Imana yagaragaje amahirwe atangaje yo gutura mu cyaro. Igihe cyose rero ufata imyanzuro, jya ubanza ugisha inama Imana, jya ubanza ujya imbere y'Imana wigisha inama, kuko Kristo azitwa umujyanama, Imana ikomeye, umwami w'amahoro. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Wowe mbere yo gucika intege no kwiheba ngo mbese nzabigenza gute, dufite Imana iri mu ijuru kandi ibyo yavuze byose no kubikora izabikora. Aho uri kubuvuga buri gihe ngo mbese najya mu cyaro gute ntagira isambu, wigeze wumvira amahame y'Imana? Wigeze ufata umwanya wo gusenga usaba Imana kugira ngo ikuyobore? Mbese iki nicyo kintu cya mbere waba usabye Imana ikagusubiza? Nta bindi bintu uzi waba warasabye Imana ikagusubiza, none bigeze kuri iki ngiki wumva yuko nta Imana yakora? Ndagusabira muri iki gitondo ngo mureke tugire kwizera gukora, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Aburahamu iyo Uwiteka amubwira ngo va muri Uriya Bakaludaya ntahave, ntabwo yari kuzaba sekuruza w'abakiranutsi. Muri iki gitondo twemere kwigishwa n'Imana no kuyumvira mu izina rya Yesu. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, umubyeyi wacu dukunda, turagushimye kuko utweretse amahirwe yo kukumvira, ko umuntu uzakumvira wese atazagira amahirwe yo muri iyi si gusa, ahubwo azahabwa n'ubugingo buhoraho. Dukize Mana yacu, ndakwinginze, ubwenge bwacu buyoborwe ku masoko y'amazi y'ubugingo, dusobanukirwe icyo dushakaho, kandi kumvira bizaduheshe kubana nawe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu.